Amazina yanjye nitwa Nshimiyumukiza Firemo, ndi hano mpagarariye n'abatumwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika na koperative yitwa Gisuma Coffee mbere y'umuyobozi muri ino minsi. Ni koperative ikorera mu murenge wa Giheke, akarere ka Rusizi. Muri 2016 hari umugabo umwe wavuye i Kigali witwa Habiyambere Guillaume, yifashisha kampani yiwe yitwa Hidden Wealth, araza atwubamaho, atwara ikawa z'abanyamuryango zifite agaciro ka miliyoni 46,158. Ibyo byabaye ryari? Byabaye muri 2016. Wabigejeje he? Yega mbashaka kumenya biva icyo gihe hari abayobozi bicaye hano n'abandi badahari. Twabigejeje mu nkiko, urukiko rw'ubucuruzi mu karere ka Huye n'urw'i Kigali, turamutsinda, dushaka umuhesha kugira ngo aturangirize ikibazo. Amakuru twakuye muri RDB no mu kigo cy'igihugu cy'ubutaka batubwiye yuko yakoze uburiganya mbere, imitungo yiwe tiyayandikishaho. Ari hehe? Ari mu gihugu? Uwo mugabo amakuru twahawe na RDB mwibarwa badusubije, batubwiye yuko ari i Kigali mu karere ka Gasabo. Ariko ntabwo bari kukubwira aho ari gusa, bari kukubwira ahubwo bo icyo babikorera. None se ko bahazi kuki nta babikurikirana? Mu minsi yashize twe twandikiye minisiteri. Buretse by'inyandiko RDB, hari umuntu wa RDB uri hano? Yes, Your Excellency. Your case murayizi? It's the first time a case in Nyungwe. Muyikurikirane uriya muntu arenga vuba. Yes, sir. Yes. Bive mu Yonese uburiganya ngo kampani baravuze ngo iki? Ibyo naba bakwiye kubikemura nabyo. Ni muri mortgage registration. No kuza gukurikirana ikibazo, Your Excellency. Yes, and to the conclusion. Yes, sir. Yes. Uwo muntu ibyo by'uburiganya by'amakampani yahishe hakagira ate bagasanga ntacyo afite warahari. Yes, sir. Yes, we rero ashyirwaho agomba kujya. Hanyuma ibyatwaye bikasubirana ba nyirabyo. Yes, sir. Nta bintu by'amacenga bijyaho bikina gusa abantu batakaza. Icyo kibazo cyawe kirakemuka vuba. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Niba atanahari bazakurikirana umutungo we, niyo yaba yarushyize mu yandi mazina y'abandi bantu bizamenyekana, bazavanamo ibigomba kwishyurwa abantu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko mujyaho muraza kumenya na mute, murahura mute? Nyiraho ngaho ugende umubwira we wacha kini we mujyariya mukemura. Murakoze. Nitwa Misago Aphrodisi, nuye mu mudugudu wa Kirombozi, akagari ka Mumbu, umurenge wa Bushekeri, akarere na Kanyamasheke. Turabashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri gahunda nziza dushima cyane mwadushishikarije yo guhuza ubutaka, aho duhinga imbuto nziza zatoranyijwe, tugahinga imbuto z'indobanure, tukagera ku musaruro ushimishije. Muri urwo rwego rw'ubuhinzi rero hari imbogamizi nahuye nayo, aho nangirijwe n'inyamaswa zaturutse muri parike y'igihugu ya Nyungwe zinyonera imyaka y'ibigori. Izo nyamaswa ni inyamaswa
bita inkende zikuraho imyaka yose, ariko tubajije uko byagenda batubwira ko izo nyamaswa imyaka zangije zitajya zishyurwa. Nk'abafite icyo kibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko mwaturenganura, kubera ko hari indi nyamaswa iza ari imwe yitwa inkoto ikangiza imyaka y'abaturage yaje ari imwe, bakayishyura iyo myaka yangijwe bakayishyura. Ubundi ibyo nibyo ntabwo imyaka yishyurwa. Waragiye ugatura iruhande rwa parike bikarenga bikangiza imyaka y'abantu. Nta bantu babishinzwe guhora bishyura iby'inyamaswa zangije, ahubwo banakubwira bati mwimuke muve ku ishyamba murebe ahandi mujya naho ku ishyamba aho wegereye inyamaswa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, reka nkugire inama. Ibyo byo umuntu yafasha abantu gusa kubafasha kugira ngo nabwo ntibyahoraho buri munsi, ntabwo bagufasha imyaka yangiritse rimwe ngo inkende zigaruke zangize n'indi myaka ikindi gihe bongere bagaruke bishyure, ibyaherera hese ibyo. Ariko turaza kubwira aba parike ndetse n'abashinzwe iby'ubuhinzi bakorane namwe kugira ngo ushobore turinde parike, ariko tunarinde n'abaturage n'ibyo bakora ku buryo burambye. Ntabwo icyo kibazo cyarangira inyamaswa zona ukishyura ntabwo byaherera. Urumva ko ariko turaza gushaka uburyo abantu babishinzwe, abashinzwe amashyamba za parike n'abashinzwe ubuhinzi bafatanyije namwe kugira ngo turebe uko turinda parike n'izo nyamaswa, ariko turinde noneho kurushaho abantu n'ibyo batunze byo kwangirika. Ibyo turaza kubishakira uburyo, ariko nanone buretse tugomba gushaka uburyo burangiza ibibazo buhoraho, bitari ibintu bya rimwe naje hano nk'ubu. Bariya abaturage bafite aho bari, bafite abayobozi. Kiriya kibazo kuki kidakemuka? Kuki abayobozi atari bo bakorana n'izo nzego zibishinzwe agashaka uburyo ikibazo gikemuka, naho umuturage bazakomeza asiragire yiruka ajya aha yagera akemura. Nabwo ntibirangije ikibazo, kuko ntabwo hari ugomba kujyaho niba ari ugushyiraho naho ntabwo, ariko ibyo ntabwo ari hagati y'umuturage kujya y'abantu. Ubuyobozi nibo bakwiye kuba babifasha. Icyo kibazo turaza kugikurikiranira hafi, ubikurikirane n'abayobozi bawe b'inzego z'ibanze kugera hejuru, meya, urabyumva. Hanyuma turaza kubikurikirana n'izo nzego zindi, hajyeho uburyo burambye burangiza ikibazo n'ibibi bya buri gihe. Nuko Perezida wa Repubulika, murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Muhizi Anatole, nkaba ndi inkeragutabara, nkaba narasezerewe muri 1997. Ikibazo mfite ngifitanye na Beneri n'ikigo cy'ubutaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, naguze inzu mu mwaka wa 2015 nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Inzu naguze yari ifite ibyangombwa byose, ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate,
ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri wabanyemerera kugura ko nta kibazo inzu yari ifite. Nyuma ibyangombwa bijya muri mitasiyo, abo twaguze kuko ngo yakoraga muri beneri ngo nuko ngo yiba beneri. Noneho beneri irangije ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva 2015 mba mu nzu. Ntabwo hamwumvise ngo beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze no muntu ari umukozi wabo yarabibye. We yari umukozi wa beneri. Wa beneri witwa Rutagengwa Jarewe. We arabiba. Ngenda ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB kwinza atari ingwate ngurira muri leta nyine nkuko babidusaba. Birumvikana. Yego. Hanyuma ngo beneri buzi ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Kuva 2015 Nyakubahwa Perezida amaze gutanga amafaranga ruteyo naguze inzu. Beneri ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi 3 inzira aba yatwanditseho. Nyakubahwa Perezida kuva icyo gihe na nubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanye muri ikibazo kuko nubundi abo mu icyo gihe nubu ntabwo byakozwe. Mu mpanya Nyakubahwa Perezida barushwa imbaraga na beneri baragenda ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga ukagira ngo umuntu udasenga akwiye gutwarwa ibyo. Uko bwira rindi. Abayobozi bose bo mwe nawe yumva ibibazo byanjye kumva ndarengana akambwira ati genda ujye wiragiza Imana. Itonde vuga buhoro. Abayobozi warebye ninde nande Nyakubahwa Perezida wa Repubulika abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi. Urwego rw'umuvunyi rwasuye ko aho inziri ku Ruyenzi rumbwira ko iminsi 3 ibinyanditseho ikibazo cyanjye n'abadepite bashyizeho komisiyo irambwira ngo iminsi ngiye kiraba gikemutse. Nta muntu n'umwe utakizi ari uwo Dr. Rivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi 3 birakemuka, nawe bukeye arambwira ati nukwiyambaza Imana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye. Ibyo nawe bihuriye. Uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kubakiza usibye abo n'urwego rw'umuvunyi rurakizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bo baraje babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi, abayobozi barababwira bati natwe byaratuyobeye umuturage wacu yararenganye. Icyo gihe bari basuye akarere, urwego rw'umuvunyi barangije barambwira bati iminsi 3 uzabonye babonye ibyangombwa by'inzu yawe. Hari umuntu w'urwego rw'umuvunyi uri hano? Waba uri hano? Minisitiri Gatabazi n'abantu bashinzwe polisi uri hano? Iki kibazo tugiye mu weekend ariko mu cyumweru gitaha era ku wa mbere mu minsi 3 kizabe cyakemutse. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari umudamu hariya. Niba guhera kumaho ngaho baguhe mikoro aho ngaho. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari gukorwa umuhanda wa Huye na Rusizi, twahuye n'ikibazo abashinwa batuyoborera amazi mu mazu. Kuva icyo gihe amazu yatangiye yacu kwangirika tugasana, kugeza ubwo ubuyobozi bwaje bukora umuganda bukajya butubwira ngo dutere imigano ngo ikibazo kizakemuka.
turagumya turabiyambaza noneho bigezeho 2020 biba ngombwa ko inzu zacu zose zigwa hasi. Ubwo badusohoye mu nzu, abayobozi baraje baradusohora, bamare kudusohora twagerageje buryo ki tubiyambaza, twandikira umurenge, akarere, twandikira n'intara, twandikira na RTDA, noneho barangije baratubwira ngo murindire ngo igisubizo ngo tuzakibaha. Noneho tubaho ngaho twongera kubandikira izindi baruwa kuva 2020. Icyo kibazo cyatangiye 2012, n'inzu zatangiye gusenyuka, baza gukora umuganda akatubwira ngo ibingibi ngo bizarangira ngo nitera ibiti ngo bizakemuka. 2020 rero n'inzu zasenyutse twebwe tuzisohokamo. Kuva ibyo 2020 twanditse impapuro zishoboka, twaramwandikiye, ariko icyo kibazo cyanze gukemura. Mu Gisakura, mu mudugudu wa Gisakura niho turi, mu kagari ka Buvungira. Ngiye nitwa Mukamfizi Jeannette. Abana bacu babaye ibirara ntago bakiga. Ayo mazu nabyo turabiba. Nyamashiki ikibazo umubwire azaza vuba, nabyo mushake uburyo ikibazo cyane. Oya, ubwo nanjye bazambona byihoreye vuba, tuzajya ikibazo. Ukwiye kumenya inkomoko yabyo, ndakubwira ko gusobanurira n'ibyumva cyese niba twagiye dusanga ntabwo bituruka ku muhanda. Abayobozi aba bayobozi banyu muzajye kubareba, twumvikanye ko abafite ibibazo nk'ibyo bazaza kubareba mukabibasobanurira, bikatugeraho tukamenya uko twabafasha. Ubwo n'ikibazo cyawe nuko kigomba kuba kimeze. Komeza. Mwihute kugira ngo dore abantu bakuri inyuma. Izina ryawe, ikibazo cyawe, cyangwa ibyo ushaka kutubwira, hanyuma birangire dufata. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimira ukuntu
tuyobora neza, nkabashimira ukuntu mwumva ibitekerezo by'abaturage mukabikemura neza. Nyakubahwa, Imana ijye guhora iguha umugisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nari mfite akaganda gatoya nakoreraga mu mudugudu wa Mahoro, akagari ka Kamashangi, umurenge wa Kamembe. Noneho wigira ibintu birebire yarafungiye ngo Rwanda FDR iraza iramfungira, ifunga harimo ibintu. Nyakubahwa, bansabaga ibyangombwa by'ubuziranenge kandi nyakubahwa ntabyo nari mfite, ariko nkabasaba amaboko kugira ngo mbigereho ubwo buziranenge buzamure mu gihugu cyacu. Nifuzaga ko mwamfasha. Ntabwo gufasha kugira guteza kungeza ku buziranenge, ibyangombwa by'ubuziranenge. Abo ngabo baje kugufungira ahubwo iyo basaba bakagufasha. Ntago bafashije ko ugomba gukora iki? Babwiye ko hari ibyangombwa bikenewe kandi nta bushobozi nari mfite, ibyangombwa bigendanye n'amamashini. Iyo tuvuga gukora, ibyo twavuga gukora byose, ubwo wumva twongeraho kuvuga mujye mukora ibintu, mukore neza, mugire mute. Ntabwo gukora ibintu ari ugupfa kubikora uko ubibonye gusa. None ubwo buziranenge nibwo uba warahereyeho, ukora ibintu uhereye ku kuzuza ibyo by'ubuziranenge. Iyo uhera aho ngaho byajyaga gutwara amafaranga angana n'ayo wakoresheje ibituzuza ubuziranenge. Nicyo kibazo. Nawe rero uzagende ugane abayobozi b'akarere, ubabwire ikibazo cyawe ufite icyo ari cyo, hanyuma noneho no kugufasha byahera aho ngaho. Ubu nta kuntu nagufasha kuzuza ubuziranenge, sinzi amavu n'amavuko y'ibyo ukora, ntabwo nzi aho. Ku abayobozi mufasha abantu mujye mubabwira mu byo banakora, bahere kuzuza ubuziranenge. Umuyobozi w'akarere wamwumvise? Aha. Ubimugezeho? Ndabimugezaho, murakoze. Aha. Undi ugira Ibuke kurasa ku ntego. Murakoze. Amazina yanjye ni Esperance Nyirasengimana, mu rugo ni hano i Nyamasheke mu murenge wa Rangiro mu kagari ka Banda. Mbere na mbere ndabanza gushima Perezida wa Repubulika waduhaye amashuri, yongeraho n'andi mashuri ya 9, natwe abana bari mu cyiciro cyo hasi tubona uburenganzira bwo kujya kwiga. Perezida no kurinda bashimira. Muri uko kwiga muri 9 nagize umugisha, niga tronkome ndayitsinda, nyitsindira ku manota meza. Ngira umugisha banyohereza mu kigo cyitwa TTC Mwezi hano mu murenge wa Karengera. Uwo munsi nahageze directeur waho adusora nijoro saa 4 z'ijoro kudukubita, aradukubita cyane, adukorera, araturenganya cyane. Aho ni he? Mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Karengera. Meya, ibi bibazo urabyumva? Aha, urakizi? Mwagikoreye? Yankandagiye ku mugongo bituma uretse ibyo rega, ndashaka kumenya igihe byakozwe kugira ngo ibyo bikosorwe, kandi niba byarakozwe. Murakoze Excellency. Umudirecteur agaragaza ko yamuhohoteye, twaramufashe tumushyikiriza inzego zibishinzwe, araburana agirwa umwere. Murakoze nyakubahwa Excellency. Yabuze naho bigeza.
reka icyo tuzakora uzashaka uko twagufasha uzegere uzamushake hanyuma tumenye icyo umuntu yakora kugira ngo amufashe. Njyewe abayobozi mbora mbibabwira buri gihe banze kunyumva. Ubu noneho baranyumva njyewe ndiho ndababwira bazagufasha uzamubwire turebe ukuntu twamufasha gusa by'ubuzima bwe naho ntabwo tuzasubira mu rubanza. Urumva meya azabikurikirana agufashe tuzamuha uburyo yashobora kugufasha. None si urubanza ko baruburanye ndi kwa muganga namaze umwaka kwa muganga turusubiremo nta kuntu nanjye nahabwa ubutabera kugeza icyo gihe uwo mugabo ntago ajya mfasha n'ikintu na kimwe. Ababivuga tuzuye neza mu byo uvuga, reka dushake uko tuzagufasha nicyo cyangombwa. Ubundi icyo ushaka we ni iki? Mbere nifuza ubutabera. Ubutabera bwo baravuga ko bwabaye, ubwo ntabwo twabisubiza inyuma. Ikindi cya kabiri nifuza ubuvuzi kuko aho niho tuzagufasha. Reka tugufashe kuri ibyo ngibyo ukeneye by'ubuvuzi n'imibereho. Icya gatatu ndacyakeneye no kwiga nkakomeza amashuri yanjye nanjye nkayasoza. Imibereho mvuga n'ayo mashuri arimo ari ubuzima ari n'amashuri. Yego murakoze cyane. Tuzashake kudufasha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banje kukuramutsa amahoro y'Imana n'abane nawe. Yewe nitwa Mukamana Natasiyana, ndi uwo mu karere mu murenge wa Bugarama, akarere ka Rusizi, umudugudu wa Gatebe, akagari ka Nyange. Natashe mu Rwanda muri 1995. Icyo gihe perefe yarahari ari mu Nyakabera, mpabwa umurima isambu yo guhinga. Maze kuyihabwa igihe cyaje kugera hahinduka aho gutura ni mu Kabusunzu. Hahindutse aho gutura bahaciramo ibibanza abademobe bari basezerewe mu ngabo, ariko jyewe umurimo wanjye ndawusigara. Noneho cyaje kukurikira babahaye ibyangombwa nabo bademobe, ariko ntibahatuye ahubwo haguzwe n'abakire. Babahaye ibyangombwa, ngiye gusaba icyangombwa, umuyobozi wari uhari yitwa Rukazamboga arakinyima ngo ni muri Munagiri. Ubwo ndakomeza ndahahinga n'ubu ndicyahahinga. Habaye igihe kigeze kuri ikibazo cyawe ni icyo urashaka. Ndashaka icyangombwa nk'abandi. Ikibazo ufite ni ukutaba utarabonye icyangombwa cy'aho hantu hinga. Cy'aho hantu mpinga nicyo gusa. Mpabaranye imyaka 28. Ejo bundi erega ni wawe narahageze narakwandikiye. Ikibazo cyawe cyumvikanye, reka bagusubize. Uretse gato.
kizaboneka ikibanza cyawe bazakiguha vuba aha uzajye ku babishinzwe bakiguhe. ubishinzwe ninde nzagendaho nyakubahwa perezida wa dore ninde nzagendaho ubishinzwe tubihe meya ninde bakubwire mvuge ko ninde meya wa Rusizi ari hano. ndakubwira ko ahari yabyumvise ko agiye kubiguha vuba. none se nanjye urabona ko none se namubwiye azabiguha kandi komeza genda ujye guhinga umurima wawe bazakiguha ntacyo ngaho. nanjye nitwa Nturanyinabo Fideli uturuka mu murenge wa Kanjongo akagari ka Kibogora mu mudugudu wa Nyenyeri. ikibazo mfite umuntu yahohoteye umwana wanjye aramusambanya arangije amukubita ikintu hano arapfa. mu by'ukuri ibyo byarabaye byagiye mu rubanza bimaze kugera mu rubanza buranira i Rusizi bari batatu hagaragara umwe abandi dosiye zirabura ndamutsinda tujya mu rukiko rw'ikirenga ndamutsinda ariko nyuma gatoya menye ko bagiye kugurisha imitungo nzavanamo indishyi nandikira meya wari Kamari bagiye kugira imitungo abo ngabo nandikira meya wari Kamari abandikira babwira ko iyo sambu itagurishwa urubanza rugikomeje. tuburanye mu rukiko rw'ikirenga ndamutsinda mutsindira miliyoni 5.5. nyina w'uwanyiciye aca ruhinga nyuma ya sambu arayigurisha ayigurishije ngana umuhesha w'inyikomwuga wandangiriza urubanza witwa Vesa w'i Rusizi arya amafaranga ntiyarurangiza. amaze kwanga kururangiza nibwo nagendaga ngana maje irambwira ngo nzarega uwaguze n'uwagurishije. ndabarega mbura ijambo mu rukiko ndajurangira Rusizi mbura ijambo banca 600. ubu bigeze byagarukiye ahubwo n'ibyanjye muri urwo rubanza banciye 600 ibyanjye barabigurishije n'umuryango wanjye turi guteragira. ugurisha rinde byagurishijwe n'umuhesha w'inkiko kandi sagurisha ibyawe ati ngo nuko twaburanye mu rukiko bakanca 600 nabibuze. uwo muhesha w'inkiko ariho aracyari umuhesha w'inkiko aracyari umuhesha w'inkiko atuyara mu kabuga wenda ari hano turi kumwe hano cyangwa Police Chief Njoba.
okay ngira ngo hari dushobora gusoreza aha ngaha